nahuye n'urupfu yanjo ntago nanzi style rwari rwambaye bro ku rupfu twahuye live man nari mpfuye mu masegonda ntangahe bro close to death gutya kwa kundi gishura cy'urupfu kigucaho gutya dushaka kuba tutahuye ngo rumvugishe hako dushaka kuba rwari kujyanyura rukwepe ikanzu yarwo cya gishura ruba rwambaye cyankozeho Imana usuze ejo cyagiye mani nkubwira ngo ndacomotse hari umugangster ngiye kureba nahise mbihinduramo agacross kuko ejo nagombaga gukora agacross bro navuye hano uri kubyumva ku gacross kuko nakoresheje isaha nayibaza nakoresheje isaha kuva hano ngera Nyamirambo uri kumva wa ball ukuntu narindi kuri speed waruriho ku ga speed nakoresheje kabisa wana wa kuva hano ubwo ku muntu utazi hano se hano waryana mu Kagarama niko bayita ni Kicukiro mu Kagarama Kicukiro sibyo njya rwa Rutabura Nyamirambo ariko wiziritse ku modoka iragukurura ntabwo ukoresha ku modoka irankura bro narindi mu kamudu naragira noneho katize bro nakajagaje wana wa kuva hano ngera hariya noneho ngera hariya nahise mvuga ati kuko ubwumva nari mfitanye agaplot n'umuniga wanjye Denko aba iwe ahantu aba umenya hari habaye birthday man mu gipangu I don't know what was going on twagezeyo turaciringa nyine bya Paul byo guciringa kiji man hari utuntu nyine tw'utubiya n'iki noneho the guy ejo umenya ntarariye ukuntu bisabwa kurya bro turaciringa ubwo bubiya barabutambutsa ububiya burangiye haza iki umuceri twari umuceri mwinshi watanje umuceri n'inyama mvugo ko hari ivutu waguye naguye Afurika waguye ivutu ntago wabonye ngo wageze ku marembo y'ijuru ibyo bintu by'ivutu nabyo nabitekereje ari kumenya atari ivutu ni ukurya ugahaga cyane kandi ukuntu twari tumeze kuri yo nawe wari urahagura ubwenge urasinzira ahubwo ibyo bintu nabyo byari birimo kukavuta yanjo nahagurutse ahantu twakoreye izo pati zose zari mu ga space kamwe nahagurutse uko akunda uhaguruka numva ndidiza ariko navuga ni bya bindi bana reka ntambuke gato urumva nakumvishe mitamvuga ati reka mite nanakwepa abahungu nikomereza ubwo Denko G abaramperekeje none ahubwo akantu nakoze kuva kwa Denko nazereka ngiye gufatira akabike on the other side subiza kandi byo kugabanya buri ko ekonomiza ngo banze kureho turuwasa bane nka turuwasa kuko hari ahantu nyine iyo nagiye kureba Denko G hari ahantu ku ivutu ryawe uravuga ati kangabanya urugendo ryanjye bro my brother avuye kwa Denko genda nte but by the way nakandi kantu kwihisha ibyo inyuma y'ibyo biboro buno ntago nareba hano you see ariko nareba hano nasura kurwara nka ya modoka Dani nanone yigeze kuvuga ngo yakatiraga ibumoso gusa oya naryamiye igikanu man ase iyo story ko uhora muri ko wabaye muri industry Dani yarayifite Dani nanone ngo afite imodoka ikatiye uruhande rumwe Dani se yigeze agira imodoka ngo za 2000 cyagiye muri gukora arambona agaseka umuntu nzi wari ufite imodoka iri strange ni Zizu Al Pacino na Safi Zizu Al Pacino na Safi bari bafite ikimodoka kiki babyita kiba kimeze nka V8 ari V8 Jeep se kiki Jeep iyo boro ngo iyo yavuzaga ihoni hataga agenda litiro ya essence akuvuza ihoni gusa litiro ya essence hataga igenda none abantu murimo bagatabwata basano twongere duteranye uduceri duce kuri station yeze ngo ntizi byakutwa kajya manura idirishya gadati we ba mu nzira sha niko yagendaga bujya akoreshaga amasinya abwira abantu bave mu
ariko ntabwo nigeze mbona Dani nanone. Joge dukomereze ngo byabo wamaje gushyiramo ekonomi nyinshi. Maze kwishyiramo ekonomi nyine n'iryo vutu narindiho. Yamjo suzure bara mu gasantere ka Rwarutabura. Agasantere ka Rwarutabura kaba kameze nk'isoko n'injoro. Denko yamperekeje sibyo aranagera nyine agatama chance kambwira ati nyine geno kuko urumva nzamuka nkagera kuri kaburimbo ngahita mfata bike. Nyine ntago nategera ara mu gasantere. Egeye mu gasantere nshaka guca rebero ure economy ninca rebero biraba binyoroheye bra na tugitandukana na Denko akantu kagiye kazamuka ngenda mbura umwuka Utangiye gukoma ku marembo y'ikuzimu. Ngeze ahantu kwa kundi utangiye kugenda ufata ku bikuta man. Ndetse muri filime ngo bamuroza atangiye guta ubwenge. Reka ngo kubiterera kandi ga story. Denko yaranyishe nijo. Urumva akondaga kubwa amaze gura na Denko. Ubwo nagiye mfata ku bikuta wallahi mbura ahantu nicara. Man amaso nyine kwa kunda agenda bura bro. Hazamigi namagaye nk'amaniga yose yarari kuri naherukaga guhama. Ndetse wari uri gusezera bati muvandimwe ndagiye gusezera mvuga tuzajyane rwakwavu computer yanjye zayimpere dida bro. Ntabwo umuntu nyitaba na Denko noneho namamagaye yankunyitaba noneho phone iri kugenda ifedinga na nimero ntakizibona ntanareba muri screen. Kubw'amahirwe nagarutse nihuta kuko sinari gukomeza ngiye ati muvandimwe nkugure mu biganza. Zavuga ati ngweka ngwe mu biganza by'umuvandimwe ngaruka nshaka Denko rero karaga center kaba kameze nk'isoko n'ejo. My bro namubuze kugira ngo mugereho. Niwe umuntu warambaye t-shirt ya black bro ni kanse ngenda muhamagara biranga ciduka mugezeho bro namurebaga ko kundi utunyenyezi twanyuma ngenda mugwa ku rutugu kwa kundi bakujyana nk'indembe noneho bitanumva bro umwijima uraje buru zose ziragiye ko kundi wumva neza ubuzima bufedinza we bro noneho mitambwati bro ndagiye umuntu wagira ngo barandoze. Denko niwe wari uri kubwira ya nyuma. Denko none nabwiraga ya nyuma ndamubwira ati bro wagira ngo wallahi ni nk'ikintu mweye wagira ngo barandoze. Nawe ahita avuga ati bro ibintu byose wariye twabiyeho. Atabati ugiye kuncija kuvuye mu rugo. Ibintu byo kuvuga ngo twakuroza babyinga ibintu byose wariye twabiyeho n'ibintu bamwe ndambwira ati bro ndavuze ngo wagira ngo barandoze kuko mani numvaga uburyo urabona nk'umuntu wakujomba igiserenge kinini ku buryo atakurura amaraso ugatomva amaraso agushizemo vuba niko numvaga n'umutima uratera bro itano numva ndashatinze down burundu. Denko niyo banzamuye anyicaza ahantu ku muhanda nyine nahise mubwira ati mamagarira me ati mvuga irya nyuma kabisa numvaga n'undi ntakibona fresh kandi Denko yaranyigereye ntabwo namubonaga noneho tutara two ku muhanda twose twabaye nka anamorphic bro nicaye aho haboro ndasezera ndavuga ati nimba gupfa ari gutya bimera life iraryoha ntabwo nshaka kugenda right now ntabwo nshaka gahunda kugenda wese za philosophe zajya umbwira ngo uwo burire urupfu ruje buri kimwe wacyakira. Ya nabya uburire dikere gutarafise. Numva wagumye ku Rwanda umunsi wawe wari ugeze. Bwana ni kumuntu mukajyana yanjo ntabwo wemera kugenda kuko nabonaga ndi gufedinga fresh sound iri gufedinga ibintu byose bya fedinze nka kwa kundi ugiye guhita uzima burundu ko wumva conscience yawe igikora. Wabati satani ndekura nigendere. Ngende sinzi nimba ari boro yigeze kubaho wari wabyuka nka mu gitondo kweguka bikakunana. Ahubwo nge nabyutse mba ntacyo ndi ngo bati ndahumye se kandi narabyutse amazi ugafatanura biranga noneho ndanarebye bati nyibaze mbaye impumyi ariko wamuvuga noneho akubita za story za Niyo Bosco ngo yavutse areba bati nanjye ndagiye kabisa bro nanjye na amaso yabuze urabrulinga gutya manda avuga ati ndapfuye bwanyuma noneho na sound ndayibura n'ibintu byose bigenda bifedinga
bro bati ngiye kwiba rampadi ngiye kuba rampadi navuze atahe ubu ngubu birarangiye bro na fadinze out nk'iminota 3 ariko numva ball zinsurroundings mo gake ntabwo wumvaga impanda se cyangwa abantu bari gusakuza tumenye nimba uzajya ikuzimu cyangwa mu ijuru mani nta mpanda ahubwo nabivuze ko ntari numvaga ngiye nko guhita nyine ninjira mu byandi nyankubwira ngo by'ibintu by'Imana navuze ati nyagasani wanje noneho hano nyegera umvije ko nawe yigeze mu bibazo akaboko kanjye gafate basi mite mpingukira mu yindi bro man Mary yaje kumfata nicaye mu modoka urumva nanicaye kwa ku gafondasiyo abantu nanicaye na Denko nahagurutse none akumbwira ati ngwino ugiye mu modoka bro ubwo nari maze kugaruka na fedinzeho nk'utunota 3 twiza hahandi uba wumva wagiye burundu bana ninjira mu modoka imodoka itangira kugenda sinzi nimba nakamuvoma hari ikintu kamfashije kuko nahise nongera kugenda ngaruka ndongera ndakanura fresh mbona nyine utuntu tw'utuzezezi turi kugenda tuba clear mo gato ntangira kugarura gakuraje tubaza ngo nayigarutse ngaze nageze home kabisa ameze nk'umuntu mucyashye nageze home natera story na menda ambwira ati nari mfuye life ni danger ariko yamjo for like 5 minutes naguyemo deep mwiyo situation mani ni nko guhura n'urupfu fresh ureba bro. Okay, three quick question. Ni ikintu cya mbere hari ibya bindi by'abarokore ngo nkuko wa Fedinze afite kuzavuga ati nge nandi kuririmba n'abamarayika we mwiyo moment ni cyo kintu wabonye my bro nge nabonaga ubuzima bugenda urazi ushobora yenda guhanga umutwe urandiye yanjo cyangwa ndi kubabara mu nda cyangwa ni heart attack imfasha ukavuga ukanifata gutya ku mutima uri kugenda urakuvuga ngo ni umutima ibintu byanjye byose ubwenge umutima n'amaraso bya Fedingi cyane nuko kubwatuvuye kwisi niyo mpamvu nabwiye Denko ati wabo wasanga unyweye iki akatate wamwetatse uvuye mu rugo ibintu byose bari natwe urashaka kudushyira mu majwi ko ari twebwe ngo ntuzi ukuntu byagenze avuga ati ntabwo ndi kuba judging kuko ikintu cyagukora gutyo sura ko akundi tureba udufilime ikintu cyakwihuta gutyo kugushatinga down ikintu cyakwihuta mwiyo level ni nk'uburozi nicyo kintu cyakwihutisha guhita usinzira gushatinga down mu buryo buri fast gutyo bro ariko kugaruka natekereza nasanga ubuzima ni bullshit nakaga experience wakuyemo nyine navanyemo ko ubuzima ari bullshit ubuzima ni bullshit ariko ubuzima no iyo ugenda ku kandi nk'ibe bintu bibiri wari kwicuza usize udakoze cya bitatu ayo nani kuba ngiye nakoze udufilime twanjye icya mbere icya kabiri ntacyo kuko iyo ngenda ariko namagaye nta nagapfubyo usize ntaki urumva ahubwo uramutse usize umwana ataba yega uko no gukendeza igisekuru ashaka ko kizima ariko nanone unakendereye usize umwana mu bibazo iyo none si iwanyu bakamwita kugeza ubashigira charge nyine nibyo nze ku cyo gushaka kugenda guhambana ikara nta n'uwo bakubeshyera basi bazajye kurubura ariko kundi uba wariyakanye umwana basi bakajya babatuye umwana n'uwamutse yabyirengagizaga tubizi mu mudu adasiga nta n'akarasa asize uzi cyaguze nk'ikintu cyamflashinze mu maso ntago nakubeshya ngo ni iki ariko cyangwa ugenda uvuga ati ngiye ndareye umupfure ndagapfa natekereje kuko nagiye mpamagara abantu benshi natekereje ati mani byibuze iyo nza kuba mpfa ndi kumwe yenda nk'inshuti zawe kwa kundi nka baburahamu bagiye bapfa gutya ariko agahita apfa yenda amaniga yaraho urabona ko undi uryamye kwa muganga mu gitanda ariko nyine amaniga yawe ari aho family lawo nyine bose uri kubareba ku buryo mbwa ati the last faces nabonye
n'iz'abantu nakundaga tukavuga ati uko bagusezera mu Gihinde ngo family n'abasekuru baje kabisa ako kantu nakavuze tungiye nta muntu mbona ugiye gupfa nka mayibobo ku muhanda mfuye nta muntu mbonye mani navuze ati buse ko nta muntu nsama nta muntu uri bunsame ndahita ngo hano ku muhanda nyine abantu bose bajye no gushaka iyi niga ariko ugomba gusema urumva ko Denko Foderico wari umushyize mu majwi nawe yahise yitaratse bati musi ikintu wariyeho cyose ko ariko ntabwo nabiminingaga we Denko ahantu yabifatiye nubwo abandi wagira ngo meze nk'umuntu baroze umuntu baroze reka uvuye kurya boro ziwabo no kunywa akavuga ati umuswera arabuze ngo turamuze ataza no gusamba akavuga ati nari mvuye kurya kwa Denko ariko boro zituruna nko mu gihe cy'isegonda boro sinakubwiye tujya dutoroka tukajya koga nkenda kurohama nje nari ndi gutekereza ngo ngiye gupfa bajye bavuga ngo narohamye nagiye koga aho hantu twagiye turi sinabane nko mu gihembwe cya mbere nanze ndagize 6 ntasubiyeyo yamjo ntabwo ndarohama ariko nshobora kuba nari meze nkaho wari uri fresh uri ko nose ndabase utegeza nka moment ngo ngiye gupfa bazahita bagute musaguye ku muhanda ndagapfa n'utuboro tw'ububono ugutekereza n'utuboro tw'ububono twinshi tukuzenguruka mu mutwe icyarimwe ahari ubona ugiye hari na etage utubatse kandi nta bushobozi ntabwo watekereje ahantu urimo amadeni n'abayakurimo uko nakura dutekereza utuvuga ikintu gusa natekereje nkumva umutima wanjye uri at ease numvise nta muntu mfitanye nawe ikibazo numvise nta muntu nawe mu kibazo umugeni yari kuba atashobora kujya mu ijoro ntabwo ari ukujya mu ijoro ariko kuko nagatekereje nazengurutse afata isubu nk'abantu wikoreye review usanga ureba review kabisa ndavuga ati nta muntu mfitanye nawe ikibazo pe kuko nagatekereje ku myenda ntabwo ujya ubura amaniga urimo imyenda cyangwa ariko bati iyi niga ntabwo yambanira yo kuvuga ati hari umuntu uzavuga ati nishimiye urupfu rwa Musa kuko nakazuminza mpita mvuga ati hano nta muntu ushinja ko dufitanye kuri umu filmmaker uzi ibintu bya creative kuki utase wirecording anga sound wirecording nk'iminota 3 ngo usigaye ubona ugiye gupfa ukatusiga karekodo bati bazagaprenga mu kiriyo harimo Williams ngo arundi imbere sinabwubwe phone light yagiye igenda ndeba numenya na Fab namuhamagaye ko Fab niwe wamamagaye bwa nyuma ambaza ki ahaniri ariko bro no guhamagara Denko iki ntabwo nahise nkora ari ukuntu kuri nuza kuri phone itanda ukanda ku mubare ku nyuguti ukatuvuga ko inyuguti zo dutache ndazizi mu ntoki nahise nkanda kabisa bwa nyuma ndi kureba nkanda kuri mama mgati mamagarira mere uyu mwanzi kuri nyine hahita ni ubanza mgati mamagarira mere ari nako kanyuma nyine nakubwati nahise ngo fading aho ngaho uti mutunota nese warupfu utarazi ugenda batira mike muzahe disque zanjye muzina imvuza ati bazi ngiye kugenda navuze ati muzapartage utuboro twanjye mugiye kudushyira mu kavuye urukezo rwanjye ruzajye kwande bitamvuga ati ariko mani nagarutse none se ubu wajurikiye mwe gishara ibintu ugiye guhenda cyaragumya n'undi ufakiza oya kujya making sure nabwo nabyutse mu gitondo numva karongeye karamfashe kameze nk'aka vertige kari serious uko nari nabihubuje kutwo dutiza ahubwo nahise njya kureba igangsta yanjye ahantu samoya y'indocteur bagiye kureba Dr. Birungi nabyutse nirukirayo ari niga yanjye ngira itajya imfata nk'umupatient nyine tuvugana buri kintu cyose nagira nkamubwati winza naho byandi bya formule hitumbwira straight ngo bimeze gutya na gutya cyabati musugiye gupfa nimba ngiye gupfa bimbwire nimba ari ikibazo yangati wabuze oxygen n'ijoro yakubanye abagutaye ku pompo nk'ipine yantaye ku pompo man ya pompo iraryoha kandi narabonye ngo n'abaganga bajya bagakurura yambwiye ngo kubera igikanu narwaye igikanu kandi igikanu ni nk'imitsi iba yatsikiye aka oxygen ntago kaba kazamuka muri brain yawe ko muri fo so no ongeraho n'agatize wirukanse nyine adrenaline sinzi ibintu by'ibiterime baba bari kugutamo nyine ukuntu ngo kagenda kagabanuka noneho wowe
ntabwo wigeze ufata akanya nyine ko kuruhuke fresh. Ese musurumva tudakwiye kuba nk'abazungu. Ubu ntiwagakwiye akuka kagushiranye. Nyuma yo ku experiencing izo ball ntiwagakwiye ubu tujya nko muri wadi ugahita ukora pepa ya wiri yawe. Urumva ko wari ugiye usize ibintu mu kavuye. Abantu bibagirwa. Ndetse nawe urabyibagiye nta masaha 5 ashize. Ubwo navuye ku iyo niga yanjye. Kandi ubu ngubu wabona ukiri gusaba bati manu mbabarire ndihannye ndiyejeje. N'umuganga mani bigarura icyizere cya danje niyo atakuvura. Ntaye mu gapompo nk'utunota tubiri turi kwiterera story nkongera nka recharging. Ahubwo ikintu abantu umuntu aribagirwa. Ndumva binari no mu mani nani cyaba ariko situation narindimo last night. Niko kuvuga ati manu ngaruriye live. Nakora byinshi utazi. Nakora byinshi ariko ndumva n'ubu nta kintu cyaka gukora. Ese muri ya mood yawe. Musawa ari uwejo. Okay no do closingira. Ikintu ntago tipo se wawe abantu babwira ati baho neza dore naringiye. Bagiye gupfa. Oya. Agatipu waha abantu kujya babeho neza nabo nibapfa bazapfe nkawe bapfire ku muhanda. Sinzi nimba nahita mbona agatipu none ariko ikintu nabwira umuntu life ni ubufu ariko life ni nziza at the same time kubera ko gupfa biri easy yanjo. Gupfa ni bori easy na experience nziri easy ni nko kuzimya buji gutya ngo ugahita upfa nyine bikaba birarangiye kandi wari muzima gutya nakabazo tugatuba bazimije buji urapfuye. Kandi umuntu akubwira ngo yasitaye ngo yaguye muri toyi yanyereye ugahita upfa. Ni nkanuza yizinze. Gupfa n'ubufu ariko nanone wegereye urupfu nyine ruri kugufata akaboko ati gwino tujyane kwa jambo bro wanatanga meruko mbwira ngo wowe uri ready ikintu cyaza ko ndumva wagumye kurwana na Satani ubwo ati uzimishinga narakora yanjo uri hari ahantu bakakubwira ati uzuza abajamaje bavuga ngo uratanga igitambo. Nawe bavuga ati wambaye 3 nkabaguha kwere. Wallahi wabatanga nabirebye yanjo kugarura umwuka nongere guhumeka. You could pay anything. Niyo mpamvu babona hari abakire bo muri Amerika ujya ubona bafite n'ibipompo bari no kutugare ujya ubabona. Umusaza mana akigenda yicaye ku kagare n'ipompo muri mata ajya yivamo ariko akivuga ati ndacyakukuza. So guys ikindi kintu be careful nyine gerageza kumonitoring umubiri wawe ko bambya harimo iminaniro harimo bullshit nyinshi nyine ariko ko nyine nuko byagenze. So ndabifuriza kudapfa nkanjye bazapfire babasurroundinzwe n'ababa bazapfire musurroundinzwe n'abantu mukunda mana ko kaboro naka experience ndutu. Ubu ngubu umbajije ngo wifuza kuba wapfa gute? Nifuza kuba napfa rwose surroundinzwe n'amaniga yanjye na family yanjye akaba ariyo mafesi ya nyuma nyine ngenda ndeba gute.